ese iyo ukamaze kukabona mu nda hasigara haherereye agacukunguriye n'ugira ngo ndikashimishije kararyoshye cyane aka kabari ndakemera yego aka kabari ni keza niyo mpamvu nagusabye ngo duhurire muri aka kabari ariko inzoga yatangiye kungera ku irakaze iranakaze ndumva nanjye irakaze hariya yitwa ngo iki yitwa bazoka bazoka bisobanura ngo ba inzoka oya ntabwo ari inzoka ahubwo bivuga ngo ijambo ry'agaciro ugomba guha umuntu ukunyuze ariko ugiye kongera inzoka njya kukugira inshuti ba none reka tureke kuba bazoka twite ba inshuti iyi ni ba noneho kuraho nzoka ni ba noneho ushyireho inshuti ba inshuti ariko rero tutanabitinzeho tuzajya no mu ruganda rwabikoze ruhindure n'izina byandiko basi Yohana noneho reka ngubwire rero icyifuzo cyawe mu bori yose umbanuke ku karambo yose ufate mwezi ugere kuri ruriya ruzi rwa Nyagahanga wivunika nta muntu ufite abakobwa beza nka Yohana ufite abakobwa beza ndagusaba wa mukobwa ngiye nagiye guca ku ruhande gusa umaye uriya mukobwa wawe iwanjye byose urisanga wazajya uza ugatwara ibyo ushaka ahubwo umaze gusinda ndagusindagiza ngo ugeze mu rugo no ku mugongo ndagutaho rwose ariko mbwira ijambo rya kigabo uragahorana abakobwa beza nka Fifi iyo mubonye ntuzajya uvuga Fifi ninzajya mvuga uzajya uceceka yego ntuzajya wumva mvuze ujye uceceka ubanza wumva icyo mvuze yego nawe nuvuga nanjye nceceka umaze gusinda kuko ibyo bintu wabimbwiye kare tukicara hano kucyo bisubiyemo ni ukuvuga ngo njye nashakaga umukobwa kandi nabonaga birimo bigenda umukobwa wanjye ndamuguhaye mubyeyi mwiza rwose umva ndahobera sebukwe ndagupfukamira ahubwo ibyo gutyo byaba byoroshye ariko se nimpfukama turareshya uretse upfukama ntabwo ari ikintu ngiye gukora gukomeza upfukame gira gutya urakoze n'umugeni nguhaye umugisha ngize ngo n'umugeni nguhaye umugeni urakoze cyane Imana iguhe umugisha ndamuguhaye bagwenda kandi ariko se akaba wakamuzana zana we muhereza ndabinzu oya ntabwo binzuka noneho mbakariya kanditseho status ariko rero ugatahane ndabwo njya kanywera ahangaha oya ugatahane amasaha arakuze none se uriya mugeni ngende mpita mufata hari uburyo wanyorohereza ibintu ku buryo kangaka kaya ko akura agataha akana kumugisha iyo uyu mugeni nayiguhaye dutahe ndayinywera hano wifungura byatinda noneho ndazicyura nta kibazo yicyure rwose komera ntacyo komera oya njyewe ndakomera icupa n'umukobwa namuguhaye wamumpaye rwose kandi reka ngubwire isirani kiravuga ndakurahiye Sekaraheniye wabyaye data umva ntabwo ngewe nzisubira ntabwo wakwisubira urugendo kuse aya masaha umuntu aragenda akibagira ko afite urugo atamu saa tanu z'ijoro umuntu w'umugabo atarataha abana nabaye umunyezamu w'uru rugo rwiwe pe kandi ibi bintu ngiye kubyanga atahatinze
arara hanze ntabwo ugenda umunyezamu wiwe wo guhaguruka wo kuza mbyuka ngenda kumukingurira turundaye nicaye negereje umuntu ntazi yari kose ibi n'ibiki koko udasiana kudashinga kudatira gukingura ndakikubita gumuje shika gusaga muzi udasiana inzoga wazaziretse no kuri kwima umugore wanjye shingama ariko udasiana umuntu aranywa kibagira ko inzoga zanjye nazitaye mu nzira jya kuzizana wanyoye iki jya kuzana inzoga nazizana nziyonyoye jewe Rodesiana jya kuzana inzoga zanjye umukwe wanjye yanguriye uri kumva umukwe wanjye yanguriye inzoga urumva icara hariya Tungu iki? Ngumuki? Umukwe wanjye njyewe yanguriye inzoga njyewe warashingiye njyewe na Fifi ndamutanze ngo yinde Fifi ngomba kumushingira umukobwa wanjye akashingirwa akamuha umuhungu wanguriye icupa iri si ishano ngo nguki ariko ishano wasobanuriye nk'uburyo byo nibikize njyewe umushingiza washingiwe njyewe ndi ishano njyewe ntabwo navuze kuri ishano mbabarire cyane njyewe ndi ishano njyewe urumva haguruka basicare ntabwo njyewe nasinze ahubwo ego ni wasinze ndabibona kandi wasinze haguruka basi wahagurutse ndamushobora njyewe ntabwo ari umugore wanjye Fifi ale Fifi ako Fifi akajyama ariko Fifi wandeke imana akajyama nawe ni hakiza dore nabuje mubukere akinze umuze mu impero asinyiwe mu jenyine jewe Fifi umwana wanjye namushingiye Fifi waretse gusakuza ko ari mwiza birano wacicucu se papa kuri kuvuga nabi nda ngoyo udesi ndi kukumva ariko avuga waretse kumwe muri izo nzoga mengo ni charariya wacicucu charama se mama wajyanye papa kurya ndashaka kubaha inkuru nziza urukumva uriya muhungu ufite iduka rikomeye cyane yari imwezi ngomba kumushingira umukobwa wanjye ugomba kugira ute umukobwa wanjye ngomba kumushingira uriya muhungu ufite iduka ni umukire afite iduka rikomeye si ufite iduka rikomeye imwezi uriya muhungu wo kwa Timoteyo umushingira nawe ushingiye kuki uriya muhungu wa Timoteyo ngomba kumushingira umukobwa wanjye Fifi kandi navuze ngo empwe entre papa nta cyiyongeraho nta kuvuga ngo yego cyangwa oya décision définitive byarangiye yanguriye icupa nanyweye nahembutse ngomba kumushingira umukobwa wanjye Fifi papa bakuguriye icupa kugira ngo ukunde untambe yewe muriya mwana yanguriye icupa kandi ise Timoteyo twarakoranye hariya
none iryo cupa bakuguriye baba bazanye ikamyo yose batereka hariya uranywa ni icupa rimwe 2 3 4 n'amacupa ngahe reka ngiye nibarize papa ni wowe ugomba kumitiramo tugomba gukundana navuze ngo ndakuvuga ngo yego ndakuvuga ngo ya ni decision definitive finish papa umva nkubwize ukuri naho inda yanjye yaba itarakuvunnye kuyitera ntabwo ngiye wajya kungurisha mu nzoga ngo bakuguriye inzoga mu kabari ndakoze igikorwa cyiza ngewe umva nkubwire papa uriya mungu ni umucuruzi ukomeye papa nyumva na wundi mubyeyi mfite hano mbwira ni wowe numva nkubwire ngewe nkundana n'uriya muhungu wo kwa Filipo nkundana na Lucky ntabwo njyewe shakiriya mayibobo hano mu rugero wawe ndavuze ngo natwite papa nyumva mfite indaye y'ukwezi kumwe papa nyumva na wundi muhungu nkundana na Lucky rwose kongoki ngufite iki fata ukugutwi ufata mama nukuri kandi nukuri bari hafi no kuza gufatira irembo bagasaba bagakwa tugakorana Mariana fata ukugutwi aha subiramo kabiri tuzahita dukorana Mariana fata ukugutwi hano ndavuze ngo fata ukugutwi bafite iki none fata ukugutwi ugeze ute ura ndatwite inda y'ukwezi kumwe Tango ubwire njyewe washano ndavuze ngo byango ndavuze soka ujya gusanga oya nagombi